Hello guys, hello everyone, nguhaye ikaze hano kuri YouTube channel How to Get Paid. Nk'ibisanzwe njyewe nitwa Dezo, wa muhungu ukora video zikwereka uburyo wakoresha ukinjiza amafaranga ukoresheje telefone yawe na connection ya internet nta kindi gishoro. Hanyuma uyu munsi nje kukubwira kuri airdrop nshyashya utigeze wumva mu matwi yawe. Nje kukubwira ku yindi airdrop izaguha amafaranga mu minsi mike cyane cyangwa se mu mezi make cyane atarenze 2. Hanyuma niba warakoze IC network cyangwa se niba waregeze uyumva, ndagira ngo nkubwire ko IC network yego ni mining twakoze iduha amafaranga mu minsi yashize, yazanye n'undi mushinga cyangwa se iyindi mining application yitwa Sunwave, nayo turi kuyimayininga. Yazanye n'iyindi Telegram mining yitwa Pocketfi, aho atari bwa buryo busanzwe cyangwa se aho idakora nka za Telegram tap and, ahubwo nk'uko ndi buze kubikwereka. Iyi mining icyo usabwa ni ukujyuzaho buri masaha 6 ugaclaiminga Swift token zawe, tuzabasha kubyaza amafaranga muri Kotafo. Ni ukuvuga ngo iyi Pocketfi token yabo yitwa Swift izaba listed muri Kotafo. Muri Kotafo ni muri 1/4 cy'umwaka, ni ukuvuga ngo ni amezi 3 ya nyuma y'umwaka. Ni ukuvuga mu kwa 10, mu kwa 11 no mu kwa 12. Muri ayo mezi nibwo tuzabona ku mafaranga y'iyi mining cyangwa se iyi airdrop nje kukwereka yitwa Pocketfi. Hanyuma niba ushaka gukorera amafaranga kuri internet nta gishoro, iyi video yihe like, ukande kuri subscribe, umaking sure ko wakoze no kukazogera kugira ngo igihe cyose nkizeho video uzayibone mu ba mbere, ubundi utangire ugerageze tutorials mba ndi kukwereka. Ndabizi neza uzabona amafaranga nudacika intege, nukora nk'ibyo mba ndi gukora uzabona amafaranga kandi nyuma uzanshimira, I know. Hanyuma rero nk'ibisanzwe mba mfite link muri video description. Uraza kunyura muri video description, mba nagusigiyemo link uba ukwiye gukandaho. Ikindi ugomba kuba ukoresha Telegram, ni ibintu bizwi. Hanyuma njyewe iyi ni link ya Google Docs, ni ukuvuga ko ntabwo ndi buhite njya muri Telegram directly, ahubwo hano ndi ni muri Google Tase, ni muri Google Docs. Nukanda kuri link bazahita bagutwara kuri Telegram nk'uko ubona bingendekeye gutya. Hanyuma uzategereza witonze uhite uza hano hari start, ariko mbere ugomba gusoma. Nk'ubu bari kumbwira ngo to launch this web app you will connect to its website. Uza hano hari start, uba ugomba gusoma kugira ngo mu by'ukuri usobanukirwe n'ibintu urimo gukora. Hanyuma hano bari kutubwira ngo welcome to Pocketfi. Hano bakatubwira ko nyine turajya tubona izi Swift nk'uko nabikubwiye buri masaha 6. uba ugomba kuza ugaclaiminga Swift zawe. Ibyo iyo utabikoze nyine Swift zawe ziba banned. Yego, reka nsoma aka kantu kose. Your mining performance can be boosted by making swaps, inviting friends, and connecting NFTs from selected collections like Tony Pumpkins. Remember, you need to claim your Swift every. Remember, you need to claim your Swift cyangwa se switch every 6 hours, otherwise tokens will be banned. Hanyuma hano uri kubona ko bari kutubwira ngo
ibintu tugomba gukora muri iyi mining birimo boosting, ndaza kubikwereka, hanyuma inviting friends, gutumira abantu, ndetse no guconnectinga NFTs from selected collections. Ibi byose ndaza kubikwereka, no kulikinga Tony Punks ndaza kubikwereka. Hanyuma ngira ngo byose ndaza kubikwereka. Reka tuze hano hari my profile, hanyuma hano urategereza baba bari kureba Telegram yawe uburyo ikora, cyangwa se your Telegram score, kugira ngo baguhe profit per hour. Niba uzi ibintu bya mining, uziko kugira ngo ukore mining nuko haba hari power cyangwa se hash power, yego, hanyuma baguha mining power bitewe na your Telegram score, cyangwa se n'uburyo ukoresha Telegram ndetse n'igihe umaze ukoresha Telegram. Ngewe uri kubona ko mining power cyangwa se mining performance nzajya mbona izi switch 0.25 buri saha, ego. Hanyuma sinzi wowe ngo uzajya ubona switch zingahe bitewe nyine na performance yawe kuri Telegram, I don't know. Reka nza hano kuri next, hanyuma uri kubona ko iyo uri mushyashya baguha switch 12, ego. Kugira ngo nzi collecting ndaza hano kuri collect, uri kubona ko zihita ziza hano kuri my balance. Hanyuma uri kubona ko nyine iyi ni ya profit per hour cyangwa se mining per hour, ego. Hanyuma ngira ngo ni gutya bimeze. Tugiye kuza hano dukore task dufite, hari iyo ku boosting ya boosting, ego. Ya kabiri hari iyi yo kuba subscribinga kuri Telegram channel yabo, ndaza hano kuri subscribe kugira ngo bameze 0.5 switch, ehoya barongeraho kuri profit cyangwa se kuri performance yanjye. Niba nabonaga 0.25 switch kuri buri saha, barongeraho 0.5, nzajye mbona 0.3 switch kuri buri saha. Ndakanda hano kuri join, nsubire inyuma, hanyuma ndanshinge iyi Pocketfi. Uri kubona ko subscribe to Pocketfi Telegram, ubundi mbone plus 0.5 switch per hour. Ngira ngo ni ibyo ngibyo. Indi task ni ukusubscribinga iyi Pocketfi kuri YouTube, kuri X cyangwa se kuri X cyangwa se kuri Twitter. Ndakanda hano kuri subscribe, hanyuma nkande kuri just once, negereze nitonze, mitenza kuri follow, hanyuma ndahita nsubira kuri Telegram. Nimara gusubira kuri Telegram, uri kubona ko mu by'ukuri hariho n'izindi task. Urugero hari iyi ngiyi yo gutradinga, gusa iyi task yo gutradinga iri optional. Iyi task yo gutradinga ni nko gufata nyine tokens cyangwa se coin runaka ukajya uziswapinga, urugero uvana muri Ethereum ujyana muri toni, cyangwa se uvana muri toni ujyana muri Ethereum. Gusa niba nta token ufite zo guswapinga cyangwa se udakeneye guswapinga tokens zawe, iyi task nago ari itegeko, ego. Uri kubona ko hari iyi yo guswapinga muri toni, iyi yo guswapinga muri Ethereum, iyi yo guswapinga muri Arbitrum, ndetse n'iyi yo guswapinga kuri Coinbase, n'iyi yo guswapinga muri iyi token. Ntago iyi task ari itegeko, ntago izi task zo guswapinga rwose nimugire ikibazo. Gusa ariko nyine
umuntu ushaka guswapinga waza ukabikorera hano kugira ngo unabone izi switch. Hanyuma tasika y'ingenzi ni ukuza hano ugakonekita toni wallet yawe. Ngira ngo muri kubona ko yego baduhaye tasika yo gukonekitinga wallet, kuko nyine mu minsi mike yanavuze ko niba wenda turi mu kwa 7 mu kwa 10 dushobora kuzabikuza. Birumvikana ko nta kindi gihe gihari. Ngiye rero muri kubona ko nkoresheje toni kipa. Ndahita nza hano kuri toni kipa ni wallet isanzwe nyine ngewe nkoresha mu gukolekitinga airdrop zanjye. Ndategereza nitonze igihe toni kipa irimo gufunguka. Ndabona iri gutinda cyane. Yego ndategereza nitonze mitenza hano kuri connect wallet. Hanyuma ndakoresha fingerprint, gusa wowe ushobora gukoresha password yawe. Hanyuma uri kubona ko ndahita nza hano kuri start mining. Mitenza kuri start, ndategerezaho nitonze. Ndahita ngaruka hano kuri iyi Telegram Pocketfi mining. Okay, hanyuma ikindi gisigaye ndagaruka kuri task ndebe niba nta zindi task zo gukora zihari. Uri kubona ko iyi task yo gukonekita toni pank yo utegetswe kuyikora. Ngira ngo ne nababwiye uko ndabereka nuko bayikora. Uza hano kuri connect, hanyuma n'ubundi nayo ndakoresha toni wallet. Hanyuma nze kuri just once, hanyuma ukamakinga sure ko wallet wakonekitinzeho iriya Pocketfi ari nayo ukonekitinzeho iyi toni pank. Hanyuma n'ubundi ugakoresha password cyangwa se fingerprint. Bamara kukubwira ko byabaye done, cyangwa se n'ubundi ndabona uhita ugaruka kuri iyi Pocketfi automatically. Hanyuma reka tuze hano kuri airdrop turebeho turahasanga iki. Uri kubona ko airdrop iri coming soon, gusa bari kutubwira ngo invite 3 friends and be the first to know. Abantu byibuze bazatumira bagenzi babo. Umuntu uzatumira abantu 3 azabona notification yo kuzabona airdrop mbere y'abandi. Hanyuma reka nze hano nsubire inyuma. Yego nze hano kuri statistic kugira ngo mu by'ukuri mwereke road map na bya bindi nakubwiye ko wenda resting izaba muri Kotafo. Ntabwo ari ibintu mba nkura mu mutwe wanjye. Yego uri kubona ko mu by'ukuri hano bari kuvuga ngo at the end of mining boot and manipulation cyangwa se manipulators will be unworried resulting in decreased total emission. Hanyuma izi ngizi nizo switch hari ziri muri mining pool. Yego hanyuma statistics icyo nshaka gufokasingaho nuko uri kubona ko bari kutubwira ko mining izarangira muri Kotafo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Hanyuma road map nakubwiraga niyi market research and testing demand. Ibyo byabaye mu kwezi kwa 7. Telegram mini app nayo yagezeho mu kwezi kwa 3. Ngira ngo murakubona ko iyi Telegram mini app imaze igihe kinini, ariko mu by'ukuri nge mba nyitegereje byibuze amakuru yizewe kugira ngo ngire ikintu ngutangariza. Hanyuma integration with dexes and bridge yabaye mu kwa 4. Supporting new chain and bridge yabaye mu kwezi kwa 6. Hanyuma ibyo dutegereje ni ibiki muri aya mezi?
make asigaye ni launching discovery section with third party DeFi apps. Ikindi ni migration to non-custodial wallet. Ikindi ni launching DOA cyangwa se voting izaba muri Kotafo. Ikindi dutegereje ni optimizing swap launching. Ikindi ni switch token listing. Ikintu cy'ingenzi dutegereje ni switch token listing mu by'ukuri kugira ngo tubone amafaranga. Hanyuma ushobora kubona n'izi project zabo cyangwa se aba ba partnership. uri kubona ko harimo Punk DAO, harimo Punk City, harimo na Cubes. Yego ngira ngo ni ibyo ngibyo. nyamuneka wowe ikintu ukwiye gutangira gukora ubu tuvugana ni ukuza ukajya hano buri masaha 6 ugaclaiminga izi switch zawe. Hanyuma ibyo iyo utabikoze ukarenza amasaha 6 utaraza guclaiminga, batubwiye ko izi switch token zacu ziba banned. Hanyuma ikindi kintu ushobora kuba waza ugatumira abantu niba ufite uburyo watumiramo abantu. Ngira ngo ni ibyo ngibyo. Kanda kuri subscribe iyi video uyihe like kugira ngo uzabone update. Hanyuma nkubwira ko nyine hari n'izindi update nyinshi mbafitiye. Ubundi yari mu ntangiriro z'icyumweru mba mfite umwanya, ariko wenda muri weekend na uploadinga gake. Ariko ubu mwitegure update nyinshi. Wenda ejo ni kuri 25 dutegereje kuzumva icyo Pixelverse izavuga. Ubwo ku munsi w'ejo mwitegure update kuri Pixelverse. Mwitegure ko nshobora no kubaha ubundi buryo bwabafasha gukorera amafaranga kuri internet ntagishoro. Hanyuma nyamuneka nababwiye ko ndi kubategurira video izakwereka uburyo uzajya ukorera $1 ku munsi gusa, ariko akazi kabaye kenshi. Ariko wenda ndakeka ubu ngiye kubishyiramo imbaraga muri iki cyumweru. Iyo video ikazaba yageze kuri YouTube channel How to Get Paid. Bifurije ibihe byiza rero, Imana ikomeze ibarinde, amahirwe masa mu byo mukora byose. Turi kumwe, bye bye.